Yes, tubaha ikaze nanone abantu mwese mwamaze gukora subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 10 utagomba gukora niba ushaka itsinzi mu buzima bwawe, by'umwihariko muri no mwaka wa 2025. Ibintu 10 utagomba gukora niba ushaka ko ubuzima bwawe bugira impinduka cyangwa se bugira aho buva bukagera niba ushaka itsinzi. Hari ibintu 10 tugiye kurebera hamwe kuri YouTube channel yacu utagomba gukora kugira ngo 2025 uzakubere umwaka mwiza cyane, umwaka w'itsinzi kandi umwaka uzagera ku bintu byinshi cyane. Mbere yuko dutangira n'icyambere banze urebe ko wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tujye turebera hamwe n'ibindi byinshi bishobora kukungura ubumenyi mu buzima bwawe, kandi turabizi ko uyu mwaka tutangiye twese uza tugendekera neza, by'umwihariko abantu bose amaze gukora subscribe kuri channel yacu. Ikintu cyambere utabugomba gukora mu buzima bwawe niba ushaka itsinzi muri no mwaka, never complain. Iyo bavuze ngo never complain bashaka kuvuga ngo ntukaburane abantu niba hari uburyo bagufata, hari imyitwarire reka ku buzima bwawe idahwitse, ntabwo ugomba kujya gufata umwanya wawe ngo uburane nabo. Ibintu niba mutabyumva kimwe ugomba kubareka ugakomeza kugumeza bakabitwara uko babyumva, wowe ukabihorera, kandi kuko uba ufite intego zawe ugomba kugomeza kuzikorera cyane, hanyuma ukareba n'ukuntu ubuzima bwawe bwakigira imbere. Ikintu cyambere utabugomba gukora muri uyu mwaka ndetse no mu buzima bwawe usigaje guhera uyu munsi, ntabwo ugomba gukomplaininga ukuntu abantu bagufata, ujye kubabwira ngo mugomba kujya mumfata uku nguku njyewe nduyu nguyu. Ntabwo ibyo ngibyo uba ugomba kubyitaho, uba ugomba kumenya ibyawe, ukamenya ko ufite intego zawe ushaka kugeraho wiyemeje, ukamenya igihe wazitanye ndetse n'igihe wumva wifuza kuzazigeraho, ukareka guta umwanya wawe ujya gukomplaininga ngo ibintu ntabwo hari ukuntu impamvu mutakoze ibi ni iyi ngiyi, ntakagombye kubikora uku nguku. No, iyo ufashe igihe cyawe ujya gukomplaininga n'abantu cyose ujya kuburana n'abantu kugira ngo bagire ukundi bagufata batagufataga, icyo gihe nabyo bigaragaza ko uciriritse. Wowe ugomba gomeza kuba focus, ugagomeza ugatumbera, ukagira intumbero ku ntego zawe, uko abantu bagufata ibyo ngibyo ntago uba ugomba kuba ubiha agaciro. Niba uri umuntu kandi ukaba ufite intego uyu mwaka, niba ushaka ko uzagera ku ntsinzi ikomeye ya danje ihambaye yo ku rwego rwo hejuru, ugomba kwirinda kujya complaininga cyangwa se kwirinda kujya kubwira abantu ku ibintu ukuntu bitagenze, mwagomba kubikora uku, mugomba kumfata uku. No, bareke bagufata uko bashaka, wowe ugomba kuba uzi uwo uriwe, uburyo ibintu babikoramo bashaka kugira ngo ubuzima bwawe wenda babuhinduremo bubi. Wowe ibyo ngibyo ntabwo ugomba kubyita, ugomba kuba uri mu murongo w'intego zawe wihaye, kuko iyo ufashe umwanya ukajya mu bintu bindi ujya kumvisha abantu impamvu bagomba kugufata ukundi kuntu, ntabwo biba ari byo. Cya kabiri, never mind about being judged. No kuvuga ngo abantu muri iyi si bundi ntabwo bazigera babona ko uri umuntu w'intungane, ngo babone ko uri umuntu utakosa, babone ko uri umuntu. No, abantu niko bameze, nubwo bakora ibintu byiza bazama bagucira urubanza ati impamvu yakoze bino bintu ni iyihe mpamvu, kuki atabikoze uko. We nk'umuntu ufite intego, ufite intumbero ashaka kugeraho muri umwaka wa 2025, ntabwo ugomba uko abantu bose bagucira urubanza, imanza abantu baca ku buzima bwawe, uburyo bagufatamo, ntabwo ugomba ibyo, ntabwo bigomba kugutera ikibazo. Uko abantu bagufata ibintu ubikora wabiteguye, rero uko abantu bagufata ntabwo biba bigomba kugutera ikibazo bagucira urubanza. No, ibyo ngibyo ugomba kubyirinda. Niba bagucira urubanza nyine ukabareka ntibigutera ikibazo, bakaguma bakabifata uko bashaka. Imanza, amagambo yose bavuga ku buzima bwawe nyuma y'ibyo babona ukoze, ukabareka bakabikora uko bashaka. Icyo ngicyo ni ikintu cya kabiri kizerekana ko uri umuntu ushaka itsinzi. Abantu hari bafata ibintu mu buryo butandukanye, ushobora gukora ibintu ntibishimisha abantu. Na Yesu yaje mu isi akora ibitangaza byinshi, ariko abantu bamucira urubanza, baramugambanira. Rero abantu ntago bazigera bose bakuvuga neza, bazagucira imanza, bakuvuga ibintu utakoze, ariko we ntago ugomba, byo ntago bigomba kugutera ikibazo uyu mwaka. Ibyo byo gucira imanza bareke, ntago ugomba kubyitaho, ntago bigomba kugutera ikibazo, ntibizakugiraho ikibazo. Abantu nibajya bakuvuga kumva barimo baragucira imanza cyane, yurushaho gukora cyane kugira ngo uhindure ubuzima, uhindure ukomeze intego zawe uzigereho. Uyu mwaka uzarangira uri umuntu wageze ku tsinzi ikomeye cyane. Hanze abantu hari ukuntu mbona bafata umwanya wabo
barimo bari excuse barimo bababajwe n'ukuntu abantu babacira imanza. No ntago ugomba gufata umwanya wawe ngo ushyire muri ibyo bintu. No, ugomba wowe kuba uhanze amaso ku ntego zawe. Uyu mwaka no guhanga amaso ku ntego zacu gusa. Cyakoze nihagira umuntu azaka kubwira ngo uyu mwaka ntuzahanga amaso ku ntego zawe, no, ibyo ngibyo uzabyihorera. Uyu mwaka ugomba guhanga amaso ku ntego zawe ndetse no ku Mana. Nabundi abantu imanza zose bagucira zo ugomba kuzihorera ukazima amatwi kugira ngo urusheho kwigira imbere, ubuzima burusheho kugenda neza. Niba rero ushaka ko ubuzima buzagenda neza kandi ukaba umuntu ufite itsinzi ikomeye cyane, uyu mwaka kazarangira warabaye umutsinzi, warageze ku kintu gikomeye mu buzima bwawe, manza abantu bagucira ibyo ngibyo ntibikagutera ikibazo. Umuntu ari mu isi abagomba kuvugwa. Iyi si niko imeze, umuntu akora ibyiza bakamuvuga, yakora n'ibi bakamuvuga. Rero ntihagire ikintu kiguteza ikibazo. Abantu nibajya bakuvuze, yumva ko bakuvuze nyine wowe ubyakire ariko bitaguteje ikibazo. Cya gatatu utagomba kwitaho muri uno mwaka kugira ngo ibintu byawe bizagende neza, uzagere ku ntsinzi ikomeye. Never make excuses. Buriya ngo ntukajye kwiexcusa ku bantu. Hari ukuntu ukora ibintu uburyo ubikozemo bukaba burakuganisha ku ntego zawe. Rero ukabona abantu bamwe ntibabyishimiye, abantu barimo baragaragaza amarangamutima atari meza bitewe n'uburyo wakozemo ibintu. Wowe ntabwo uba ugomba kujya kubiexcusaho ubasaba imbabazi iti mumbabarire nabikoze uku nguku, impamvu nabikoze uku nguku. No, ntabwo ufite umwanya wo kujya kubwira abantu impamvu wakoze ibintu byawe. Wowe ukora ibintu, uburyo ukoramo biba bigendanye n'intego ufite. Abantu intego dufite nizo zigena uburyo dukoramo ibintu. Uburyo ubikoramo butandukanye n'ubwo nabikoramo. Uburyo ubikoramo nibutanshimisha, ntabwo ugomba gufata umwanya wawe ngo uzumbwire ngo mbabarira uburyo nabikozemo. Ya, niba ufite intego ukaba ibyo wakoze bihura n'intego zawe, ugomba kuba wumva utuje, ntufate umwanya ujya uza gusaba imbabazi z'impamvu wakoze ibintu. Ukora ibintu mu buryo kuko dufite intego zitandukanye, tunakora ibintu mu buryo butandukanye. Tugomba rero kuba twizeye ubwacu, dufite intego kandi arizo zonyine turimo turakurikira, hanyuma twangiza gukurikiza intego zacu tukavuga ngo ibintu twabikoze mu buryo twari twarabiteguye, tutitaye ku bantu uko bari bubyakira. Abantu bose ntabwo bashobora kubyakira neza, niko isi iteye. Abantu ntabwo babyakira neza. Wowe ugomba gukora ibigendanye n'intego zawe kugira ngo uzigereho, ugere ku ntsinzi nk'umuntu wifuza kugera aho agera. Hanyuma ntujye kwiexcusa ku bantu cyangwa se kubasaba imbabazi ubabwira ati mumbabarire nabikoze uku nguku, rwose byagomba kugenda uko. Iyo watangiye kujya ugenza uko nguko, buriya abantu iyo babonye wakozemo ikintu warangiza ukajya kubabwira ngo mumbabarire impamvu nabikoze uku nguku, ngo niyi ngiyi, nabo bagufata nk'umuntu uciriritse. Buriya ukoze ikintu nubwo waba uzi ko ari ikosa wakoze, ukihagararaho, bituma abantu nabo babona ko ufite gahunda. Ikintu cya kane utagomba gukora kugira ngo ugere ku ntsinzi muri uyu mwaka ikomeye cyane muri ubu buzima, never waste your time. Ntabwo uba ugomba gutakaza igihe cyawe. Ntugatakaze igihe cyawe mu bintu by'amafuti. Hari ukuntu umuntu agira abantu bagendana, akagira amatsinda barizwamo, ugasanga ikintu bakora gikomeye cyane ni ugutakaza igihe. Ibiganiro bagira nta nyungu ziba ziri kuvamo. Ibiganiro byabo byose ugasanga biba biri aho nta kigenda. Wowe nk'umuntu ufite aho ushaka kugera kandi ufite naho uturuka, ufite intumbero, ufite icyerekezo urimo urashaka kuganaho, ugomba kwirinda ikintu cyo gutakaza igihe. Buri kintu ugomba kugira intego, ukavuga ngo ngomba kugera kuri ibi ngibi, ugasetinga igihe, ugategura igihe ugomba kubikoraho. Umunsi wawe ukavuga ngo umunsi wanjye ugomba kugenda uku, mu gitondo biragenda uku, saa sita biragenda uku, nimugoroba bikagenda uku. Ni ukuvuga ngo ugomba gutegura ibintu uzajya ukora amasaha y'umunsi yose. Ukavuga ngo umunsi wanjye ugomba kuba upanze uko nguko, ntihagire umwanya w'ubusa. Ugomba gufata, niba ari umwanya wo kuruhuka ukaba ugeneye igihe cyawo, niba ari umwanya wo gukora akazi, wo gupushinga, wo gushaka intego zawe, ukaba wawugeneye igihe cyawo. Ukirinda gutakaza igihe cyawe mu bintu ubona ko bidafite inyungu, kugira ngo ubuzima bwawe bugomeze guhinduka. Niba ubona ko uyu mwaka ugomba kuwukoramo ibintu birenze, ugomba no kwirinda gutakaza igihe cyawe, ukareba ngo bata abantu turi kumwe, ibintu turimo biraza kubyara iki, biraza gutanga izihe nyungu. Ibyo bintu nubyirinda ugakora cyane, ukamanaginga igihe cyawe neza, ukagitwara neza, ndatekereza ko uyu mwaka uzaza kuri New Year updates uvuge ngo ewana umwaka ibintu birangiye mbigezeho, kuko nirinze gutakaza igihe cyanjye.
igihe cyawe ni igihe cy'agaciro, ni ikintu cy'agaciro uba ugomba kuba utunze, wagagombye no kwirinda kugitakaza kuko batubwira ko igihe cyatakaye, nujya ubona igihe gitakaye nta kintu ukozemo, ujye wizera ko ujye unuyumvisha ko nta kindi gihe uzagera ubona gisa nk'icyo watakaje. Icya kane, icya gatanu utaba ugomba gukora muri umwaka kugira ngo ibintu byawe bizagende neza, never get attached with many people. Buriya ngo ugomba kugira abantu muba muri kumwe, ariko ngo ntuzigere uba uri kumwe n'abantu benshi. Ntabwo ugomba kugirana kururu kuba ufite abantu benshi muziranye, abantu benshi muri kumwe bari aho ngaho gusa. Kumenya abantu aho ukora ni byiza, kugira abantu mugendana ni byiza, aho ubarizwa ni byiza, ariko mu buzima bwawe hagomba kuba harimo abantu runaka. Hari abantu batagomba kuza mu buzima bwawe. Niba mu buzima bwawe hari abajura, ibisambo, indaya, abajura, abantu babi cyane, abicanyi, abo bantu ntago baza mu buzima bwawe bose ngo uvuge ati muraziranye biraho ngaho, ngo utekereze ko bitazakugiraho ingaruka. Niba ushaka kugera ku bintu birenze, niba ushaka kugera ku ntsinzi ikomeye cyane muri umwaka 2025 kugira ngo uzatungure isi n'abantu bayo, ugomba kwirinda kwinjiza abantu benshi mu buzima bwawe. Ugomba kugira limit y'abantu baza mu buzima bwawe. Umuntu uri mu buzima bwawe ukareba ikintu akumariye, ntabwo wagombye kugira mu buzima bwawe abantu badafite ikintu bakumariye. Abagomba kuba barimo ari bakeya, uvuga ngo uyu muntu angira inama, uyu nguyu yamfasha gusenga, uyu nguyu ni inshuti yanjye, ni umunyamuryango wanjye, ni umuvandimwe. Ibintu byo kugira abantu benshi mu buzima badafite icyo bamaze ari ugufata umwanya w'ubusa mu buzima bwacu. Ibyo ngibyo tugomba kubyirinda nk'abantu, by'umwihariko bamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, na YouTube channel y'ubwenge cyane izajya bagezaho ibintu byiza cyane. Twagombye kwirinda abantu benshi mu buzima bwacu badafite umumaro. Tugira abantu bake cyane mu buzima bwacu ariko bafite umumaro kurusha uko waba ufite abantu benshi mu buzima bwawe ariko nta mumaro ufite. Kugira abantu ni byiza, ariko ugomba kureba abantu ufite inyungu bakuzanira. Nubona nta nyungu bazana ku buzima bwawe, abo bantu kandi uzi ko ari benshi, uyu mwaka uracyatangira, turi mu kwa mbere, ubagabanye kugira abantu bake. Cya gatandatu utaba ugomba gukora niba ushaka ko itsinzi iza mu buzima bwawe muri uyu mwaka wa 2025, never show your anger. Buriya ngo uburakari bwawe, niba umuntu akubabaje, niba umuntu akurakaje, ntabwo ugomba kwerekana amarangamutima yawe. Ntukagaragaze ko urakaye. Iyo umuntu akurakaje, burya ubu mubonye abakwiyeretse, nta kintu abasigaye agusigiye atakweretse. Uba ugomba kubifata ukabikuramo isomo, ukavuga ko okay, bibaye uku, bigenze uku, byatangiye uku, none bigenze uku nguku. Ntabwo namwereka ko narakaye, ahubwo ngiye gutangira nitware nk'umuntu nyine wababajwe. Ariko ibintu byo kugaragaza umujinya ako kanya urakara imbere y'umuntu, buriya nabyo ntabwo bigaragaza umuntu ushaka kugeza ku ntsinzi, kuko iyo umuntu yabonye ko yakurakaje nawe ukabimwereka, bituma ubuzima butagenda neza. Buriya kwihorera kwa mbere ni ukuba umuntu azi ko yakubabaje ariko wowe ukamwereka ko utabyitayeho, ukagomeza gukora cyane, ukagomeza kwita ku ntego zawe kurusha uko wita ku bubabare yazanye mu buzima bwawe. Umuntu najya kubabaza akagutenguha, mwagiranye gahunda akagutenguha, ntabwo ugomba kubyitaho. Ugomba kuvuga ngo mfite intego izi ngizi 3 enye 5 ngomba kugeraho, ibi ngibi birabaye, nayo ni page y'ubuzima. Reka mbirenze amaso, ngomeze mpange amaso ku ntego zanjye, niho ubuzima bwawe buzagenda neza. Ubuzima ni nka page, uko bwira nuko bucya page igenda ivaho. Uyu munsi hari abantu duhura bakagenda, abandi ejo bakaza. Ntago rero uba ugomba kugaragaza uburakari bwawe imbere y'umuntu wakubabaje. Uba ugomba kubifata nk'isomo kugira ngo n'ubutaha icyatumye kubabaza ikizigere cyongera kubahuza. Ugomba kubikuramo isomo, ntago ugomba kubikuramo uburakari. Tugomba kwirinda kugaragaza uburakari ku bantu imbere y'abantu bagize ibyo bakora ku buzima bwacu ntibigende neza. Bagomba kujya bahora batubona duseka, duhumura, tugenda tumeze neza. Nibwo nabo bazabona ko ibyo bakoze ari ubugome, ari ibintu bitari byiza, hari bagahinduka ntibazabikorera abandi. Ikintu cya karindwi utaba ugomba gukora niba ushaka ko uyu mwaka uza mwaka w'itsinzi, uzana imigisha, ufungura amarembo y'imigisha ku buzima bwawe, never criticize. Ntabwo buri bugomba ngo kritika abantu. Iyo bavuze ngo never criticize, shatse gusobanura ngo ntabwo ugomba gucira urubanza umuntu, ntabwo ugomba
gucira urubanza umuntu. Burya iyo umuntu afite uburyo yakoze ibintu, burya utarumva inkuru y'umuntu yose ntabwo uba ugomba kwicara ngo umucire urubanza umwibandeho, no. Ibyo ngibyo uba ugomba kubyihorera, kuko umuntu akora ikintu mu buryo abona ko aribwo yagomba kugikoramo, kandi nubwo yaba yakoze ikosa, ibyo ngibyo we ntabwo uba ugomba kubirebaho. Ufite intego zawe ugomba kurebaho, ufite ibyo ugomba kugeraho muri uyu mwaka turimo turajyamo, mu myaka urimo urajyamo ufite ibyo witeguye kugeramo, ufite ibyo washatse kugeramo. Rero ntabwo uba ugomba gufata umwanya wawe ngo ushake gucira imanza abantu, ushake gukritika abantu ubibandaho, werekana uko bameze. Ibyo ngibyo ntabwo bigaragaza umuntu ufite discipline, ntabwo bigaragaza umuntu ushaka itsinzi. Iyo ufashe umwanya wawe ukajya gucira imanza abantu, ukajya kwibanda ku bantu, ibyo ngibyo nabyo biba bigaragaza ko nawe uri umuntu uciriritse. Uyu mwaka niba ushaka ko uzarangira uri umuntu urenze, uri umuntu wo ku rwego rwo hejuru, uri umuntu ufite aho yavuye ndetse uri n'umuntu ufite aho yageze, mu by'ukuri muri make uri umuntu ufite itsinzi, ugomba kwirinda kwibanda ku bantu. Ntabwo ugomba kwibanda ku bantu, wowe ugomba kwibanda kuri wowe ubwawe. Ni wowe ugomba kwihanga amaso, na wundi abandi bantu bo ugomba kubakuraho amaso. Umuntu najya akora ikintu ukabona kinagushimishije, ukabona nyine uburyo yagikozemo, no, icyo kintu nawe utaragikora ntabwo uba ugomba kujyaginga, ntabwo uba ugomba kumucira urubanza impamvu yagikoze, kuko hari impamvu aba yagikoza. Ntabwo uzi intego afite umuntu, afite intego nyinshi. Ushobora kubona wenda uburyo yagikozemo buri negative, kandi we muri we yabifashe nk'uburyo buri positive bitewe n'intego afite. Turabashimiye cyane. Ikintu cya munani utaba ugomba gukora niba ushaka ku mwaka wa 2025 uzakubera umwaka mwiza, ikintu cya munani utaba ugomba gukora, never gossip. Yavuze ngo never gossip, bashatse kuvuga ngo ntukagire amateshwa. Ntukagire amateshwa umuntu uvuga, umuntu akubikije ibanga, uragiye urarivuze, kandi abikubwiye azi ko uri umuntu mukuru, uri umuntu yakagombye kubitsa ibanga, uragiye uzanya amazimwe, ujyanye ahantu inkuru yari ikubwiye kugira ngo wenda arakwizeye, yabonaga ko uri umuntu usobanutse, ariko uyijyanye mu bandi, abantu batamuzi nabo baramumenye, kandi yari azi ko ibyo bintu ari we wenyine yabibwiye. Rero nk'umuntu ufite ikintu ushaka kugeraho, nk'umuntu ufite wifuza kugera ku ntsinzi ikomeye cyane muri uyu mwaka wa 2025, ibintu by'amazimwe ugomba kubyirinda. Ugomba kwirinda amazimwe. Amazimwe ni ikintu kibi. Amazimwe yica ubushuti, amazimwe ateranya inshuti, amazimwe ni ukuvuga ngo atuma abantu bangana. Nkubwiye ikintu ukakivuga, ejo ngomba kubaho ntari kukubwira ikintu na kimwe, kandi nawe nujya ubona abantu nta kintu bakikubwira, nta muntu ukikubitsa ibanga ku buzima bwe, ujye umenya ko ikibazo atari bo. Ikibazo ntabwo aba ari abantu batari kukubitsa amabanga, ikibazo ni wowe. Niba buri wese ukubikije ibanga bucya warivuze, wabibwiye abantu nawe nk'igihumbi, ntabwo abantu buriya uko uvuga abantu bigeraho bikabageraho ko wabavuze. Rero iyo umuntu yumvise ibanga yakubikije akaryumva n'undi muntu, aravuga ngo uriya muntu ntabwo ari umuntu ngomba kubwira. Rero never gossip. Ugomba kwirinda ikintu cy'amazimwe mu buzima bwawe, hanyuma ugatumbera intego zawe, ugakora cyane, ukizera Imana, ukirinda amazimwe, kugira ngo intego zawe uzazigereho uyu mwaka, ndetse n'imyaka turimo kugeramo izagere uri umuntu usobanutse, kandi uri umuntu ufite aho wavuye. Nicyo cyiza cyo kuba mwaramaze gukora subscribe, like, share na comment. Yes, ikintu cya munani utaba ugomba gukora. Ikintu cya 9 utaba ugomba gukora niba wifuza ko ugomba kuba umuntu usobanutse, umuntu uzagera ku ntsinzi y'ahatari, itsinzi ikomeye cyane. Never fear for failure. Ntabwo ugomba gutinya gutsindwa. Ntabwo ugomba kugira ubwoba bwo gutsindwa. Niba ufite intego, ugomba kuvuga ngo ngomba kuzigeraho uko byagenda kose. Ntabwo utitaye ku bantu ukuntu babikubwira ngo biriya bintu birakomeye, biriya bintu kugira ngo umuntu abikore bigomba kugenda uku, nta muntu ufite, ntabwo wabigeraho. Ibyo bintu ntabwo ugomba kubyitaho. Wowe ugomba kwiyitaho wowe ubwawe, ukihanga amaso, ukavuga ngo ngomba kubigeraho, ukirinda ubwoba bwo kuvuga ngo nzatsindwa. Iyo watangiye kugira ubwoba bw'uko uzatsindwa, utinya no gukora intego zawe. Kandi niba ureba ukabona umuntu yarabigerageje biramunanira aratsindwa, ntago niba yarabigerageje agatsindwa, ntago bisobanuye ko nawe wabigerageza ngo utsindwe. Biterwa n'uburyo wabikozemo, nawe ugomba kubigerageza mu buryo bwawe. Kandi biramutse binanze, burya ikiza cy'itsinzwi ibura gutsindwa nabyo ni irindi somo. Iyo dutsinzwe ntago biba bigomba kurangira ngo turatsinzwe gusa birarangiye, nabyo tubikuramo amasomo. Nyuma yo gutsindwa uba ugomba kwiga
ku buryo ubutaha nuza uzatangira aho hantu watsindiwe, hanyuma ugahita ukomeza uriya iyo uhakuye isomo ukagenda ukiga ugategura neza, ukiga umushinga neza, ukawandika neza, ubutaha iyo uje urabikora neza. Rero niba ushaka ko uyu mwaka ugenda neza, ntabwo ugomba ugira ubwoba bwo gutsindwa. Gerageza utsindwe. Baravuga ngo try and fail, never fail to try. Ujye ugerageza utsindwe, ntugatsindwe no kugerageza. Ikintu cya 10 rero tugomba gukora, utabugomba gukora muri uyu mwaka, niba uri umuntu koko wifuza itsinzi, niba uri umuntu wifuza guhindura ubuzima bwawe muri uyu mwaka, niba uri umuntu ushaka ko uyu mwaka uzarangira uri umuntu utandukanye n'uwo wahoze uri we, ubundi wewe w'ejo hazaza ugomba kuba utandukanye na wowe w'ejo hashize. Mugomba kuba muri abantu babiri. Ikintu cya 10 utaba ugomba gukora, never believe in luck. Ugomba gukora cyane, ukwirinda kwizera mu bintu by'amahirwe. Ibintu byo kuvuga ngo kubw'amahirwe wenda nzabigeraho, ukaryama ukajya wirirwa uraho utakaza igihe cyawe, uvuga abantu, ujya mu mateshwa, ujya mu magambo, ucimanza. Ibyo ngibyo ntago ari byo. Ntago ugomba kwizera amahirwe. Ugomba kubyuka ugakora ejo, ugakora guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ugakora ukanasenga, ugakora cyane ariko ukanasenga, ukirinda kwizera amahirwe. Ntekereza ku bintu byawe uramutse ubishyizeho umutima, hanyuma ukizera Imana, ugasenga Imana, ukizera ko Imana yashobora byose. Ntekereza ko nta kintu kidashobora gukunda. Ntago tuba tugomba kwizera amahirwe, ntago tuba tugomba kwizera ngo bizaba kubw'amahirwe. No, tugomba gukora cyane, all our best. Tugomba gukora cyane, imbaraga zacu zose tukazishyiramo. Abantu mwese mwamaze gukora subscribe, niba nawe utarayikora, ugomba kumva ko ntago ugomba kwizera ko ibintu bizaba kubw'amahirwe. Ugomba kwizera ko gushyira mu mutwe ko ibintu bizaba kuko wakoze. Kora cyane, uhindura ubuzima, ushakashake, wiyungura ubumenyi. Kuri subscribe kuri Yori updates, usharinga ino video kugira ngo ibintu bijye bigenda neza. Ugomba gukora cyane, nuwo ni umurimo. No gusharinga ino video ni umurimo, no kwireba yose ikarangira nawo ni umurimo. Ibintu byo gukora rero kubw'amahirwe, kumva ngo uzabona ibindi biganira ahantu bisobanutse atari kuri Yori updates. Ibyo ni kubw'amahirwe. By'amahirwe ugomba kubikura mutwe wawe. Ugomba kumenya ko kugira ngo utsinde, ugomba kuba wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu Yori updates. Ugomba kuba wakoze share, washarinze inshuti zawe video yacu, wayisangije ikagera ahantu kure. Ibyo ni ibintu bigomba kuza gufasha kugira ngo uyu mwaka wa 2025 ndetse n'indi myaka turimo turajyamo imbere izabe imyaka myiza cyane, imyaka y'amahirwe, ndetse imyaka yerekana impinduka mu buzima bwacu, ndetse n'imyaka yerekana twe ko twahindutse. Ntago tugomba kuzijya duhora turi abantu bari ku rwego rwo hasi. The more I read, the more I know, the more I know, the more I have, the better we live. No kuvuga ngo uko dusoma cyane, uko twiga cyane, niko tumenya cyane, niko tumenya ibintu birenze. Uko twiga cyane, niko tumenya ibintu birenze. Uko tumenya ibintu birenze, niko tugira ibintu birenze. Uko tugira ibintu birenze, niko dutunga, niko tubaho neza. Tugomba kwiga cyane, tukamenya ibintu byinshi cyane. Twamara kumenya ibintu byinshi cyane, tukabaho neza nk'abantu bamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ndabashimiye cyane, by'umwihariko banze urebe neza ko wakoze subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel yacu Yori updates, kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro by'ubwenge. YouTube channel ni yanyu, ndabakunda cyane. Hasta la vista, Nyagasana barinde.